Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje aho muherereye mwese mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibahe umugisha. Tugeze muri ka kanya keza ko kuba imbere y'Imana, ko gutabaza Imana, yo gutangira nsenga. Dukomeze turirimbana n'indirimbo yo mu gitabo ndetse dusoma n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Data mwiza, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ko banya natwe uyu munsi ukaba waturinze, tukaba tugeze aya masaha tugiye kumuka bazima, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tweze utuboneze rwose, tubabarire ibyaha byacu, twejeshe amaraso wamumenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, turwaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe, uyobore iyi gahunda, ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kugiye kubana natwe, icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye gukomeza turirimbana indirimbo ya 388 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tunganira Imana ubudasiba, jya uhora uyisenga kandi uyumvire, jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, jya ubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe. Bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Tunganira Imana ikuyobore, nuterwa n'ibyago jya usanga Yesu. Nirengagiza umwiyambaza, uyoboke Yesu niwe shobuja. Tunganira Imana tuze umutima, mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Jya wumvira umwuka, gwiza urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cya Danieli ibice 5 guhera ku murongo wa 22 kugera ku murongo wa 30. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umwami agira ibirori, abona intoki zandika ku rusika. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ariko wowe umwana we Belushazari, ntiwicishe bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru. Bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, bitareba, ntibyumve, ntibyitegereze, ariko Imana ifite umwuka wawe mu maboko yabo. Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyiri kumenya imigendere yawe yose, nturakayishimisha. Nicyo gituma itegeka ko icyo kiganza cyiza
ikacyandikisha iyi nyandiko, kandi ibyanditswe ni ibyo. Ibi mene tekeli ufarisini, kandi bisobanura bitya. Mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyizeho iherezo. Tekeli bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buhawe abamedi n'abaperesi. Nuko Belishazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguriye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Belishazari umwami w'Ubukaludaya aricwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, nshimye Imana kubw'iri jambo. Iri jambo narihaye intego ivuga ngo tunganira Imana wicisha bugufi muri byose n'igihe cyose n'ahantu aho ariho hose. Ijambo ry'Imana ryaramfashije. Uyu mwami Belishazari yari umwana wa Nebukadinezari. Nebukadinezari muzi byamubayeho ubwo yishyiraga hejuru. Imana yamwohereje mu ishyamba ajya kurisha imyaka 7 mu ishyamba arisha nk'inyamaswa. Uyu mwana we nawe rero akimara kwima ingoma yaje gukora ibirori. Amaze gukora ibirori arabwira abagaragu be ngo bagende bazane ibikoresho byo mu nzu y'Imana babinywesha vino bose, n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze. Nuko mu gihe yari ari kubikora rero Imana izana ikiganza. Haje ikiganza cyandika ku rusika hafi y'ibitereko by'amatabaza. Agira ubwoba, aratitira, acika intege, mu mavi hatangira gusukumwa. Ahamagara abakonikoni n'abanyabwenge ngo baze bamubwire icyo bivuze, ariko birabananira. Baje kumuzanira rero Daniyeli arangije nyine aramubwira ati numvishe kuri mu mwuka w'Imana kandi ko uzi ubwenge, ko witegereza ukamenya. Ati rero tinsobanurira, ati kandi nubikora ndaza kukugororera kandi ndakwambika n'imikufu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Arangije aramubwira ngo impano zawe ntazo nshaka. Yari yamubwiye ko azaragwa ubwami bwa gatatu, akazabamwo umutware wa gatatu. Arangije aramubwira ati kandi n'izo ngororano zawe ntazo nshaka, ariko ndagusobanurira. Arangije Daniyeli abwira umwami Belishazari ati wibagiwe papa wawe byamubayeho, none nawe papa wawe yishyize hejuru, Imana imwohereza mu ishyamba. Ararisha imyaka 7 kugeza ubwo yamenye ko Imana ishobora byose kandi yimika uwishatse n'igihe ishakiye. Imana yari yaramuhaye icyubahiro ariko agikoresha uko kitari. Nuko Imana rero irarakara imujyana kurisha. Ati none nawe urahageze uribagiwe. Ni ukuri reka mbabwire bene data, nshuti z'umusaraba mwebwe munkurikiye, iyo umuntu yibagiwe amateka yica amategeko. Ni ukuri namwe ndabifuriza ko mutibagirwa amateka, ngo mwibagirwe aho Imana yabakuye, mwibagirwe ibyo Imana yabakoreye, kuko nimubikora Imana ni ukuri namwe izabahana. Arangije rero aramubwira ati none uri kuramya ibigirwamana, ibyo bigirwamana bitareba, bitumva, bitavuga. Wiyibagije ko Imana ari ifite ubuzima bwawe mu biganza byayo. Nuko rero arangije amusobanurira ko kubera nyine ibyo byose ko Imana yabaze imyaka amaze kuri iyo ngoma, ko ishyizeho iherezo. Amubwira yuko Imana yamupimye gasanga adashyitse. Amubwira ko Imana igiye kugabiza ubwami bwe abaperesi n'abamedi. Bene data, nshuti z'umusaraba, ikintu nabifuriza uyu mugoroba, iri jambo ry'Imana ikintu nashaka kubabwira ni uko buri muntu wese yakwicisha bugufi, kuko ijambo ry'Imana muri Luka
ibice 11 ku gice cya 10 ibice 11 ku murongo wa ibice 14 ku murongo wa 11 haravuga ngo nuko kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi kandi uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Ni ukuri Imana niyo ishyira umuntu hejuru, mureke twe kwishyira hejuru kandi tureke kwibagirwa kandi dutunganire Imana ubudasiba, kubera ko kwibagirwa ni bibi byatumye uyu mwami akora ibidakorwa. Kandi kwishyira hejuru nawe ntiyaciye bugufi, yishyize hejuru nawe ababaza Imana. Natwe twicishe bugufi mu byo dukora, kandi ni ukuri aho tugenda mu bo tuba turi kumwe twicishe bugufi, kubera ko umuntu wishyira hejuru Imana ntibikunda. Imana rero itugirire neza. Numvaga iri jambo ari ryo nabaganiriza, ariko buri wese nakoresha igihe cye neza. Aho uri Imana yagushyize hakoreshe neza, kubera ko nudakora neza ni ukuri izahagukura, izashyiraho iherezo. Ibyo ushyize imbere, ibyo wiratana byose izabikuraho, usenge noneho nta n'icyo ufite. Ni ukuri nimureke twubahe Imana, kandi aho igushyize ukora icyo ugomba gukora, kuko igihe cyawe ni iki, iby'ejo ntubizi. Kora none, kubera ko uyu munsi watungurwa, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhore twiteguye ko tutazi umunsi n'igihe. Koresha igihe cyawe neza utazicuza. Igihe cyo gukora ni iki, buri wese nakora ibyiza kandi ahora atunganira Imana, yicisha bugufi muri byose. Ni ukuri icyo nabasabira uyu mugoroba nanjye nisabira, kandi nawe wacitse intege, ni ukuri saba Imana imbaraga kugira ngo ugaruke mu murongo. Maze iminsi mvuga ku by'amahirwe ya kabiri. Ni ukuri wacitse intege, wowe wasubiye inyuma, pfukama usabe Imana imbabazi. Ni ukuri wongere winjire mu mahirwe ya kabiri, kuko Imana iri gutanga amahirwe ya kabiri. Ntuyaburemo, ntuyabure, kubera ko igihe ni iki, ejo ushobora kuzashaka ukabibura. Ndakwinginze, byaba bibabaje kuba umuntu yazageza mu minsi iri imbere akavuga ngo iyo mbimenya. Ni ukuri koresha igihe cyawe neza, aho Imana iguteretse, aho uri gukorera, aho uri hose, ukoresha igihe cyawe neza kandi ukora ibyiza, kugira ngo nawe Imana idashyiraho iherezo. Imana ibahe umugisha kubw'iri jambo, kandi Imana ikomeze iriherekeze. Mwuka Wera akomeze abasobanurire, namwe muhasome. Ni ukuri numvishe mu mutima wanjye nciye bugufi, kubera ko nabonye ko Imana ntabwo ikinishwa kandi ntimenyerwa. Reka dukomeze dusenga kugira ngo Imana ikomeze kuduha imbaraga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, wagize neza kubw'iri jambo. Mana duciye bugufi, Mwami Imana, kubera ko turi mu isi yanduye. Hari igihe cyacu tutakoresheje neza, hari aho twabaye twagombaga gukora iby'umumaro ariko ntitwabikora. Mana tubabarire, ukimara kutubabarira uduha imbaraga kugira ngo uduhe gukoresha igihe cyacu neza, kuko igihe ni iki ngo dukore ibyiza, kuko iby'ejo bibara ab'ejo. Kandi ijambo rirambwira ngo duhore twiteguye ko tutazi umunsi n'igihe. Mwami rero tukweretse abatarakwakira kugira ngo basange bakwakire nk'Umwami n'Umukiza, kandi tukweretse n'abasubiye inyuma mu izina rya Yesu, kugira ngo Umwami ubababarire kandi wongere ubafate amaboko, wongere binjire mu mahirwe yabo, mahirwe ya kabiri. Data wa twese uri mu ijuru rero, ukomeze ubane natwe kandi uturindire ubugingo, kandi Mwuka Wera akomeze atubere umuyobozi, kuko aho Mwuka Wera atari, abantu bigira ibyigenge. Ndakwinginze rero Mwuka Wera atuyobore muri byose, kandi akomeze aturwanirire. Ndabisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.